urusobe rw'ibiriho, urusobe rw'ibiriho. Igisubizo ukeneye ngo ubeho ubuzima butunganiwe, bukunejeje ndetse bwo hejuru kiri hafi yawe. Kurikirana ikiganiro urusobe rw'ibiriho, umenye uko ubaho ubuzima bwawe bwagenwe n'Imana ngo bube ubw'ubwiza n'icyubahiro binyuze mu ijambo ry'Imana. Haleluya, Imana yacu ishimwe cyane. Ikaze nanone muri iki kiganiro cy'urusobe rw'ibiriho. Urusobe rw'ibiriho ni ijambo ry'Imana ryandikwa n'umushumba Chris, rikaba risohoka buri kwezi ariko rikubiyemo inyigisho ya buri munsi. Uyu munsi umushumba aratwigisha tubwira ngo agakiza kaguhaye ubutware ku cyaha. Turasoma Luka igice cya mbere umurongo wa 77, aravuga ngo no kumenyesha abantu be iby'agakiza ko ari ukubabarirwa ibyaha byabo. Muri Luka igice cya mbere umurongo wa 75 kugera kuri 77 tubona ishurirwa rikomeye rirebana n'agakiza. Havuga hati, kandi nawe mwana uzitwa umuhanuzi w'isumba byose, kuko uzabanziriza umwami ngo atunganye inzira ze no kumenyesha abantu be iby'agakiza ko ari ukubabarirwa ibyaha byabo. Ikintu cya mbere kijyanye n'agakiza ni ugukurwaho cyangwa kuvanwaho ibyaha. Ibi ni ingenzi cyane kubera ko benshi babuze uku gusobanukirwa, bakabaho ubuzima butagaragaza impinduka nyayo agakiza kazana. Mu byakozwe n'intumwa ibice 3 umurongo wa 25 kugera kuri 26, intumwa Petero yabwiye iteraniro ry'abayuda abibutsa isezerano Imana yahaye abakurambere babo. Yababwiye ko ari abana b'abahanuzi kandi bisezerano Imana yakoranye na basekuruza. Petero yasobanuye ati, ni mwebwe Imana yabanje gutumaho umugaragu wayo Yesu imaze kumuzura, kugira ngo abahe umugisha, abahindure umuntu wese ngo ave mu byaha bye. Uyu murongo uhishura ikindi kintu gikomeye ku gakiza, umugisha wo gukizwa ibyaha. Imana yaduhaye umugisha, yohereza Yesu ngo adukure mu byaha byacu. Ntiwashoboraga kubyikuramo. Ushobora kuba wararwanye n'icyaha, ariko igihe wakiraga agakiza, wakiriye n'imbaraga ziganza icyaha. Imana ishimwe cyane. Muri Luka ibice 24 umurongo wa 46 kugera kuri 47, Yesu yavuze mu buryo busobanutse ko kwihana no gukurwaho ibyaha bigomba kubwirizwa mu izina rye mu mahanga yose. Uhereye Yerusalemu ati, niko byanditswe ko Kristo akwiriye kubabazwa no kuzuka ku munsi wa gatatu, kandi ko kwihana no kubabarirwa ariko gukurwaho ibyaha bikwiriye kubwirwa amahanga yose mu izina rye bahereye kuri Yerusalemu. Noneho usobanukiwe impamvu mu byakozwe n'intumwa 13 umurongo wa 38 kugera kuri 39 Pawulo yavuze n'ijwi rirenga ati, nuko bagabo bene data, mumenye ko ari muri uwo tubabarirwa, haleluya, kubabarirwa ibyaha, kandi uwizera wese atsindishirizwa nawe mu bintu byose iby'amategeko ya Mose atabashaga kubatsindishiriza. Uku niko kuri abantu benshi bakeneye gusobanukirwa. Icyaha ntabwo kikiri ikibazo. Imbaraga zacyo zo kutuganza zakuweho. Muri Kristo wagizwe utagira icyaha. Bigufasha gusobanukirwa byimbitse impamvu mu Baroma 6 umurongo wa 14 Bibiliya ivuga iti, ibyaha ntibikabategeke kuko mudatwarwa n'amategeko, ahubwo mutwarwa n'ubuntu. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Kadufatanyirize hamwe gusenga iri sengesho. Ndasenga nawe usubiremo uti, data mwiza, ngendera mu mudendezo w'ubuntu bwawe. Nzi neza ko icyaha nta butware kimfiteho. Kubw'igitambo cya Yesu nagizwe umukiranutsi, naratsindishirijwe kandi ndezwa. Mbayeho nzirikana uko nesha, ntafite kwicira urubanza, ngendera mu mwuzuro w'imigisha izanwa n'agakiza mu izina rya Yesu.
amen. Haleluya. Mu gucengerera ijambo turasoma Abaroma ibice 6 umurongo wa 14, Abakolosayi igice cya mbere umurongo wa 13 kugera kuri 14, n'Ibyakozwe n'Intumwa ibice 13 umurongo wa 38 kugera kuri 39. Haleluya, haleluya, haleluya. Imana ishimwe cyane. Agakiza karatanzwe kandi katanzwe kugira ngo tubone ubutware n'ubushobozi hejuru y'icyaha. Niba urimo gukurikira inyigisho ukaba utarakira Yesu umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, ndagukangurira kandi nkwingingira gusengana nanjye isengesho rigiye gukurikiraho kugira ngo ubashe kuba umwe mu bana b'Imana kandi byajyaga bigutegeka ubashe kubitegeka mu izina rya Yesu. Biroroshye, nta kindi usabwa uretse kubyizera maze bigahita bihinduka ihame ry'ubuzima bwawe kuva none kugeza iteka ryose. Muri umugisha cyane ubwo mubikora, naho ubutaha. Haleluya. Ndizera ntashidikanya ko wahawe umugisha n'iyi nyigisho, ndetse ukaba unumva wifuza cyane kwegera Imana no kubaho mu migisha yayo. Ariko mwene data, ibyo ntibyashoboka utabanje kwegurira Imana ubuzima bwawe ngo ikuyobore. Haleluya. Niba wumva ari wowe Imana iri kuvugisha binyuze mu ijwi ryanjye, sengana nanjye iri sengesho usubiramo aya magambo uti: Mwami Imana, ndaje mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo ryawe riravuga riti, umuntu wese uzambaza izina ry'Uwiteka azakizwa. Mu Byakozwe n'Intumwa ibice 2 umurongo wa 21. Ndasaba Yesu ngo aze mu mutima wanjye, abe umwami w'ubuzima bwanjye. Nakiriye ubugingo buhoraho mu mwuka wanjye, kandi nk'uko Abaroma ibice 10 umurongo wa 9 havuga ngo niwatuza akanwa kawe yuko Yesu ari umwami, ukizera mu mutima wawe yuko Imana yamuzuye, uzakizwa. Natuye ko nkijijwe, natuye ko mvutse ubwa kabiri, ndi umwana w'Imana. Ubu mfite Kristo utuye muri jye, kandi uri muri jye aruta uri mu b'isi. Ubu ndagendera mu gusobanukirwa ubuzima bwanjye bushya muri Kristo Yesu. Haleluya. Amen, amen, amen. Nezerwa cyane mwene data, ububaye umwana w'Imana, kugira ngo wakire ibisobanuro birenzeho ku buryo wakura nk'umukristo, cyangwa niba wifuza gusengerwa by'umwihariko, mwahamagara kuri 07 9 4 000 91. Ndasubiramo 07 9 4 000 91. Imana ibaho umugisha, naho ubutaha.